tuguhaye ikaze kandi turagushimira kuba wahisemo kubana natwe. Uyu munsi rero twifuje kandi twabateguriye ikiganiro kiri bwibande ku bintu 10 ugomba kwirinda kuko byangiza ubwonko bwawe. Iyi ni Ubuzima TV show, njye ndi Japhet Ntakirutimana. Reka nkwifurize kubana nanjye kugeza iki kiganiro kirangiye. Hari ibintu usanga abantu bamwe cyangwa benshi baragize akamenyero nyamara kandi batazi ingaruka bigira ku buzima bwabo muri rusange. Muri ibyo hari ibyo dukora cyangwa tudakora ndetse bikaba akamenyero nyamara bikaba bigira ingaruka mbi ku buzima bwacu muri rusange no ku bwonko by'umwihariko. Muri iki kiganiro rero tugiye kurebera hamwe ibintu 10 dukora bikaba byakwangiza ubushobozi bwo gutekereza ndetse bikaba byanakwangiza ubwonko bwacu by'umwihariko. Ku mwanya wa mbere rero twaguteguriye ibijyanye n'ifunguro rya mu gitondo. Abenshi usanga kubera rimwe na rimwe akazi bakora cyangwa kutabiha agaciro batajya bafata ifunguro rya mu gitondo. Ifunguro rya mu gitondo ni ingenzi mu mafunguro yose dufata. Ibuka ko akenshi nijoro urya mbere ya saa 3 ukaryama. Iyo rero umaze amasaha menshi utarongera kurya, umubiri utakaza ingufu kuko isukari ya glucose yari ibitse mu mubiri n'ubundi niyo mubiri ukoresha. Iyo rero iba kenshi ibitswe mu buryo bwa glycogen cyangwa ibinure mu mubiri. Nubwo ntacyo uba wariye, ariko ibi bituma igipimo cy'isukari mu maraso kizamuka. Iyo bibaye akamenyero bigira ingaruka mu mikorere y'ubwonko kuko busaza imburagihe. Rero iri funguro ni ingenzi, ntukarisibe. Ku mwanya wa kabiri, kuryagagura bivugwa hano ni ukurya inshuro nyinshi ku munsi kandi buri gihe. Ibi ingaruka yabyo ni uko bituma ibinure mu mubiri byiyongera bikaba byatera umubyibuho udasanzwe. Ibi bigira ingaruka ku mitsi ijyana amaraso ku bwonko, ikaba yakwangirika bityo imikorere yabwo igahungabana. Umwanzuro hano rero ni ukurya mu rugero rwiza kandi ku masaha adahinduka, ndetse ukagabanya kurya ibikomoka ku mavuta cyane. Ku mwanya wa gatatu, burya kunywa itabi byangiza ubwonko mu buryo bukomeye. Kuri ubu n'abarinywa barabizi ko itabi atari ryiza ku buzima, by'umwihariko ku bwonko. Itabi rituma bwangirika, ingaruka zikaba kutabasha gutekereza neza ndetse bikanatera indwara yo kwibagirwa izwi nka Alzheimer disease. Ku mwanya wa kane, gukoresha isukari nyinshi. Ubushakashatsi bwerekana ko kunywa isukari nyinshi cyane cyane iva mu nganda bigabanya ubushobozi bw'ubwonko bwo gukora ikinyabutabire cyitwa BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor. Iyo ubwonko rero burayikenera cyane. Aha kandi iyo ubwonko bubuze iki kinyabutabire ntibwongera kwibuka neza kandi n'ingufu zo gufata mu mutwe ziragabanuka. Niyo mpamvu ari ingenzi gukoresha isukari nkeya, ndetse byanagushobokera ukayireka ukayisimbuza ubuki cyangwa umutobe w'ibisheke. Ku mwanya wa gatanu, ikirere gihumanye burya nacyo kigira ingaruka mbi ku bwonko bwacu. Nubwo ibi hari igihe bigora kubyirinda, ariko zirikana ko ubwonko bwawe bukenera oxygene yikubye inshuro 10 kurenza ikenerwa n'ibindi bice by'umubiri wawe. Umwuka uhumanye rero ugabanya ubwinshi bwa oxygene duhumeka, bityo igera ku bwonko nayo ikagabanuka. Ibi ingaruka zabyo ni uko ubwonko buhora bunaniwe, bumeze nk'ubusinziriye, bityo gutekereza no gukora ibintu bisaba ubwonko cyane bigacika intege. Niyo mpamvu ari byiza kuba ahantu hari umwuka usukuye kandi uhagije.
Ku mwanya wa gatandatu niho tugeze, kudasinzira neza. Aha abenshi iki baracyumva cyane, kuko gusinzira ni ingenzi ku buzima muri rusange, kuko bituma umubiri uruhuka kandi uturemangingo tukongera tukisana. By'umwihariko bituma ubwonko bwongera ubushobozi bwo gutekereza. Niyo mpamvu kumara igihe kinini udasinzira cyangwa usinzira ibice bituma ubwonko buhora bunaniwe, bityo ntibukore uko bukwiriye kuba bukora. Ku mwanya wa karindwi rero, kwipfuka mu mutwe iyo uryamye bifite ingaruka mbi ku bwonko bwawe. Nk'uko tubibonye hejuru, gusinzira neza ni ingenzi ku mikorere y'ubwonko. Benshi rero ngo ntibasinzira batipfutse mu mutwe, nyamara ibi si byiza na gato. Iyo uryamye wipfutse bituma umwuka wa ogisijene ukeneye ugabanuka, kuko uhumeka umwuka udahinduka, bikongera muri wowe umwuka wa CO2 cyangwa se dioxide de carbone, kandi uyu mwuka ubusanzwe ni uburozi mu mubiri w'umuntu iyo ubaye mwinshi. Aha rero niba warabigize akamenyero, nicyo gihe ngo uhindure, wige kuryama utipfutse mu mutwe. Ku mwanya wa 8, gukora urwaye. Mu bice by'umubiri wacu, ubwonko nicyo gice gikora cyane, waba uri muzima cyangwa urwaye. Kubukoresha rero urwaye bibwongerera stress. Mu gihe urwaye, ubwonko buba bukeneye kuruhuka bihagije. Niyo mpamvu usabwa kudakora imirimo igusaba ingufu no gutekereza cyane. Kubukoresha urwaye bibugabanyiriza ingufu, kuko nk'uko babivuga, ibitekerezo bizima bigendana n'umubiri muzima. Niba urwaye, ruhuka urindire ukire, uzabone kongera gukora. Ku mwanya wa 9, kudatekereza. Nibyo, kudatekereza byangiza ubwonko bwawe, ubyumvise neza. Mu by'ukuri ntawe udatekereza, ariko uburyo dukoreshamo ubwonko bwacu buratandukanye. Ubwonko bwacu bwagenewe gutekereza, kandi kubukoresha nibyo bituma buhora bukora neza. Nk'uko gukora siporo ari byo bituma umubiri nawo ukora neza, bikanawurinda indwara zimwe na zimwe. Niyo mpamvu gukoresha ubwonko bwacu imyitozo ituma bukora neza kandi bugakora vuba ari ingenzi. Hari imikino yagenewe gukoresha ubwonko, ndetse nawe ubwawe ushobora kwihimbira indi. Iyo mikino ahanini ni imikino isaba gukoresha ubwonko, izwi nka brain games, aho twavuga urugero nk'imikino yose izwi nka puzzle games. Hari ikoreshwa muri telefone, mudasobwa. Hari n'ikinwa bisanzwe nka dame, amakarita, igisoro n'iyindi myinshi itandukanye. Ibi kandi bijyana no gusoma ibitabo n'ibindi bitandukanye, kuko bifasha ubwonko gutekereza cyane. Ku mwanya wa 10, ari nawo wa nyuma, hari abantu usanga badakunda kuvuga. Kutavuga rero nabyo biri mu byangiza ubwonko bwacu. Aba bantu usanga badakunda kuvuga, agahora yicecekeye, ibi ni ikibazo. Kutavuga byerekana ko hari ibikurimo udashaka gusohora, cyangwa se nta bikurimo. Mu yandi magambo, nta bitekerezo ufite. Ibi bituma utabasha gushyikirana n'abandi, ndetse ntiwunguke ibitekerezo bishyashya. Ingaruka ni uko binaniza ubwonko, kuko niba ari icyo utari kuvuga kiguheramo, bikaba byazabyara uburwayi bwo mu mutwe bunyuranye. Ni byiza rero kuganira no gusabana, ndetse ukihatira kuganira n'abandi ibitekerezo byubaka.
bisaba ubwenge no gutekereza. Nubwo meditasiyo nayo isaba kuvuga, kutavuga, nayo ntago twavuga yuko ari ikibazo, ahubwo iyi nayo ifite akamaro kanini ku buzima bwacu, kuko yo irihariye, ntiyangiza ubwonko, ahubwo ituma uruhuka, ugatuza, ukabona amahoro muri wowe, ndetse ibibazo byinshi ukabibonera ibisubizo. Nkivuga kuri meditasiyo, ndagushishikariza kuzakurikira ikiganiro turi guteguriraho kizakugeraho ubutaha. Reka ngushimire kuba wabanye natwe muri iki kiganiro, tukaba dushoje turi kumwe nawe. Ibi ni iby'agaciro, turagushimira umwanya wawe wafashe. Niba uri mushya, reka nkwibutse ko ushobora gukora subscribe, ibyo bikajyana no gukanda all notifications. Ibi bikazajya bigufasha ko ibiganiro tugutegurira bikugeraho mu buryo bworoshye, ukabona notification utagombye kwinjira kuri channel yacu. Turagushimiye rero.